kuvuga ngo ndi kuvugira ku mbohe no abo bagabo barafunze barababaye hari ahantu turahazi twese turi abagabo utarahajya ejo niwe waseka Prince Kid afite munsi y'urukenyerero nawe ejo hari ijisho rimureba hari anyway waseka uyu munyamakuru wavugishijwe n'amarangamutima nawe afite umunwa nawe kandi burya karenze umunwa karushyi hamagara ariko tunumve uwo mutontomo wabo bagore bari kurira bacecetse bashobora wenda kuba mu by'ukuri banashaka ubutabera. Amahoro nshuti bavandimwe ho muherere hose mu mpande z'isi, reka mbabwire yuko yari umwanya w'amakuru ari kugenda cara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka rero nyuma y'ifungwa ry'umunyamakuru wigenga Jean Paul bikaba byamaze kugenda bimenyekana mu by'ukuri yuko yaba yarazize amagambo yagiye atangaza agakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, hanyuma ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha kigakomeza nacyo kigenda gisesengura ko kigasanga habaye ibibazo byitukana mu ruhame. Uyu munyamakuru rero akimara gufungwa agashya kabaye nuko uyu munyamakuru akimara gufungwa nuko uyu nguyu byitwa ko yibasiwe, uretse ko yuko bititwa kuko uyu munyamakuru Jean Paul yagize ati ese baguhe Prince Kid umurye urishimye kuko afunzwe, uretse yuko wenda yabivuze kubera amarangamutima n'iki ugasanga hanini yabikoreshejwe mu by'ukuri n'amarangamutima nk'umugabo. Murabizi Prince Kid amaze igihe gitoya arongoye umugore we nawe waje kuba Miss Rwanda mu gihe cyashize, waje kuba ari mu irushanwa rya Miss Rwanda mu gihe cyashize. N'uyu nguyu Mutesi Jolly waje ngo kuba yibasirwa ari nawe uboneka cyane muri iki kibazo cya Prince Kid, nawe waje kuba katirwa imyaka 5 turaza kugenda tubigarukamo. Ariko duhereye kuri iyi nkuru y'uyu wafunzwe uyu munyamakuru wigenga nuko uyu mukobwa Mutesi Jolly yaje kuba avuga amagambo akomeye cyane ubwo uyu munyamakuru wamwibasiye yari amaze gufungwa. Rero rwiyemezamirimo Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 yavuze ko nta wahagarika urugamba rwo gushyigikira abakobwa gutera imbere, ndetse asaba ko utashobora kubashyigikira cyangwa ngo ukore igishoboka wabireka, ariko mu by'ukuri ijwi rye rikaba rikomeza kugenda ryumvikana avuga yuko we urugamba ariho ari urugamba rwo kurwanira uburenganzira bwe nk'umukobwa, personality ye, noneho hanyuma hagakurikiraho urugamba rwo kurwanira abakobwa bagenzi be bagenda bahohoterwa, bamwe ntibabona ubutabera ku buryo bukwiriye, abandi ntibabe babona kurenganurwa cyangwa se ababashyira mu buzima busanzwe mu gihe baba bakorewe iryo hohoterwa. Umutesi Jolly rero akaba ari umukobwa ni rwiyemezamirimo, yabaye nyampinga 2016 murabizi cyane, yaje kumvikana cyane aba nkaho ari we uri kugaragara muri iki kibazo cya Prince Kid. Prince Kid waje kuba ari nawe watumye uyu munyamakuru Jean Paul avuga amagambo y'akaminura muhini kuri uyu mukobwa, bitewe nuko bigaragara nkaho ari we waba waratanze ikintu kibanze cyagendeho kugira ngo Prince Kid abe afungwa. Mu yandi makuru turaza kugenda rero tubagezaho atangaje, ndetse atangaje atigeze avugwa handi hantu ku binyamakuru byinshi, nuko Ribu cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha ndetse na RCS ikigo cy'igihugu gishinzwe kugorora ndetse no gufunga baba bagirijweho ibyaha ntabwo bazi aho Prince Kid uheruka gukatirwa n'inkiko igihano cyo gufungwa imyaka 5 yabahererewe. Ariko mu by'ukuri twe tukaba dutohoza cyane tubagerera aho mutagera, kandi nacyo twiyemeje kubatohoreza amakuru ndetse amakuru afite ubusesenguzi n'ubucukumbuzi bwimbitse. Uyu nguyu Prince Kid we n'umugore we bo bombi bakaba ngo bibereye mu kwezi kwa buki i Dubai. Ibi rero bikaba byatangajwe ubwo abantu benshi bibazaga nimba Prince Kid ahita amanurwa ajyanwa i Madrid cyangwa se imageragere aho bajya kumufungira igihano cye, ndetse abantu benshi bakaba bari kumvikana, baba abanyamakuru, baba abasesenguzi, baba bahanga mu by'ukuri
mu by'imibanire n'abantu, mu bijyanye na sociology, ndetse abantu b'abahanga ndetse n'intiti byaba mu bya politike. Mu by'ukuri bakaba bavuga bati ese Prince Kid nta kuntu yashyirwa mu igororero, wenda akaba yacibwa iryo hazabu, akaba ndetse yanahabwa imirimo nsimburagifungo, wenda akaba yakatirwa icyo gihano cy'iyo myaka 5, ariko mu by'ukuri kikaba cyasubikwa. Ndetse n'uyu munyamakuru Jean Paul waba mu by'ukuri warakoreshejwe n'amarangamutima, akaba yaravuze amagambo mu by'ukuri nyine yaba adakwiriye mu ruhame, kubera yuko tuzi neza yuko mu muco nyarwanda ndetse no mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda harimo itegeko rihana abatukana cyangwa se abasebereza abandi mu ruhame. Ibyo ni ibintu bizwi mu by'ukuri kandi byarabaye. Aya ni amagambo yakwirakwiye, ntabwo yayavuze mu by'ukuri kubera urwango yari yarabitse cyangwa se iki, ariko tugomba kwibuka yuko abakobwa nabo bagomba kurwanira uburenganzira bwabo. Nimba wenda Prince Kid nawe yaba yaragaragaye mu buryo budakwiriye bwo kuba yakifuza abakobwa, erega yambaye umubiri kandi nunafite amahormone, n'umugabo, imisemburo yirakora, nabo bakobwa nabo barakuze, wenda kuba byarabaye cyangwa se wenda bitarabaye, ariko bikaba nta wamenya uko byagenze, ariko inkiko zikaba zaranzuye, ariko ko bigenda kugenda tugomba kubyakira, kuko n'igihe bakatiye ba Nelson Mandela abantu barabyakiriye, n'igihe hari n'abandi bantu benshi bagiye bakatirwa, kandi mu by'ukuri inkiko ugasanga zakatiye abantu anyway bitewe. Uyu munsi turabizi arakeri, uyu munsi inkiko zimuri bubi kubera ibyo byaha. N'iki ba Michael Jackson murabizi bagiye baburana kuri ibyo byaha, abantu benshi bagiye batandukanye bagenda bahura n'izo kesi, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana isumba byose, niyo ishobora kugukura mu kaga kose, waba urwaye, waba ubabaye, waba ufite ubukene bukugarije, waba ufite ibibazo. Nk'ubu ngubu hariho ibibazo by'intambara, hari intambara ziri kurwana hagati y'Abarusiya n'abaya Ukraine, hari intambara ziri kurwana hagati ya Hamas, Palestina ndetse na Israel. Mu by'ukuri hari n'izindi ntambara, zaba intambara turwana ku giti cyacu, hari nazo zidutsinda umunsi ku wundi, zaba izo ngizo z'ibihugu abanyapolitike bashaka kubona ibyubahiro, ariko ugasanga abaturage bari kubigwamo, victime nabo baturage badafite uburyo barengerwa. N'uyu mukobwa rero Mutesi Jolly, abantu wenda bakomeje kugenda batera amabuye, hari n'abandi bagore baje kubitukirwamo, abandi ndetse banumvikana basakuza banavugana n'uburakari n'amagambo y'umujinya. Ndagira ngo rero mbabwire yuko buriya umugore uri kurwanira uburenganzira bwe aba ameze nk'imparakazi cyangwa se intarekazi iri kurwana ku mwunzuri wayo. Nicyo gituma umwunzuri bwo ni cyana cy'intare, aba bana bataza kugira ngo nabajimije, ntago najimije. Rero niyo mpamvu tugomba kumva amajwi yose, yaba ayo majwi buriya wenda ntimuze kundeba igitsure cyangwa ngo abandi baze kuvuga ngo ni kuvugira ku mbohe. No, abo bagabo barafunze barababaye, hari ahantu turahazi twese turi abagabo. Utarahajya ejo niwe waseka Prince Kid afite munsi y'urukenyerero, nawe ejo hari ijisho rimureba. Hari anyway waseka uyu munyamakuru wavugishijwe n'amarangamutima, nawe afite umunwa nawe, kandi burya karenze umunwa karushyi hamagara. Ariko tunumve uwo mutontomo wabo bagore bari kurira bacecetse, bashobora wenda kuba mu by'ukuri banashaka ubutabera. Yes, reka rero twoye kwibanda kuri ibyo, tuvuge no kuri aya makuru ari kugenda avugwa muri show busy. Tunasoza biri gutangazwa yuko Simba cyangwa se Diamond Platnumz yazanywe kwa muganga byihuse nyuma yo kurembera aho yaragiye gutaramira. Reka rero tubabwire yuko muri Isirayeli intambara ikomeje kuba hagati ya Isirayeli ndetse na Hamas muri kano karere ka Gaza. Mu by'ukuri Isirayeli cyangwa se muri Gaza, Isirayeli na Gaza, ibindi bihugu bizinjira mu ntambara. Abantu benshi bakomeje kuba bakibaza nimba Isirayeli iyi ntambara yaje gushozwaho na Hamas. Mu by'ukuri abantu benshi bari kwibaza nimba itaba igiye kuba intambara ya gatatu y'isi, ariko abantu bakaba rero bari kubivuga bigiza nkana, kubera yuko ntabwo abantu kuri iki gihe basinziriye nk'uko byari bimeze mu 1930 na kangahe, mu gihe
igihe intambara ya kabiri y'isi yabaga, ubwo nyine habagaho intambara jenoside y'abayahudi, ubwo abadage cyangwa se abanazi bibasiraga ubu bwoko bw'abayahudi. Ubu uyu munsi rero akaba ari Hamasi yashoje ibitero simusiga kuri kino gihugu cya Isirayeli, ndetse banasangiye ubutaka, na uretse urubibi bubatse bo ubwabo nta mazi acamo, nta shyamba rigari ricamo, ni aka karere barwaniramo ka Gaza. Rero isi yose irakibaza nimba ibindi bihugu nabyo bishobora kwinjira mu ntambara. Rero mu by'ukuri ibindi bihugu bishobora kwinjira mu ntambara, ndetse byaragaragaye cyane ko ibi bihugu byinshi harimo ibihugu by'Abarabu byamaze kwinjira mu ntambara, ndetse birimo kuba harimo ibyatangiye kuba byarasana na Isirayeli, ndetse Amerika nayo ikaba yaramaze gutangaza mu by'ukuri ku buryo bweruye yuko yaba igiye guhangana ndetse no gufasha abanyayisirayeli guhangana n'umwanzi. Aya makuru rero ndetse n'ayandi ibitangazamakuru biri kugenda byandika, byaba ibikorera hano mu Rwanda ndetse n'ibikorera ku mateleviziyo mpuzamahanga, yaba amavideo ndetse n'amafoto ari kugenda aturukaho muri Gaza, muri kano karere ka Gaza kari kuberamo intambara hagati ya Isirayeli ndetse na Hamasi. Mu by'ukuri bikaba biri kugenda ibinyamakuru bitangaza yuko hari ingabo 3,000 ndetse n'amatanka menshi cyangwa se za burende noneho ubu urugamba rwo kurwanira ku butaka rukaba rugiye kwanzika, ndetse bikaba abantu benshi bakomeza kuvuga yuko UN yagira ikikora kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara, ndetse cyangwa se nk'uku nguku Isirayeli yamaze gutangaza yuko abaturage bagomba ngo guhunga muri Gaza mu masaha 28. Bigibi bikaba bigaragaza yuko mu by'ukuri Isirayeli yabiri kwirengagiza yuko ahanga hashobora kuberamo ibyaha by'intambara. Ukaba wakibaza utese aba baturage bari batuye muri Gaza barenga 1,856,000, aba baturage nta barwayi bari muri ibi bitaro? Ese nta basaza bari barimo? Ese nta banyantege nkeya? Hari nabo bamaze kurasa? Hari mu by'ukuri none bakaba basabwe guhunga mu masaha 28 gusa, ndetse isi yose ikabivuga ati mu by'ukuri Isirayeli nyine yashojweho intambara, ariko nabo mu buryo bwo kwihorera cyangwa se bwo gukora revenge, bikaba byasaba ngo bashyiremo agatima k'ubumuntu. Reka rero mbabwire yuko ibi biganiro ndetse n'ubusesenguzi ku makuru ari kugenda caracara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, njyewe uyagutegurira nkanayakugezaho mu buryo bwimbitse, ndi Damour Manas kuri mikoro. Ndabakunda, iyi ni channel y'Abanyarwanda, ni channel yanyu, nkaba mbasaba ngo mukore like ndetse na subscribe cyane, mu commenting kuri aya makuru tuba tugenda tubaha, mutubwire ibitekerezo byanyu kubera yuko ni nyamibwa. Ndabakunda cyane, muri inshuti zanjye zakadasohoka. Ciao ciao, Imana ikomeze ishyigikire imirimo y'amaboko yanyu. Ndabakunda, intekerezo nzima kabone nubwo byaba bikomeye uyu munsi, tekereza yuko ejo atari ko bizagenda. Nubwo uyu munsi igihe cyawe kitari kugenda neza, ntabwo ari igihe cyose ejo ni heza. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ishyigikire imirimo y'amaboko yanyu. Ciao.